Anita Pendo rero ndamushimira cyane byimazeyo, Imana izamuha umugisha. Anita Pendo yafashe iyo foto ayishyira kuri Instagram ye, ariko akiyishyiraho abantu batanze imbaraga zabo zivuye mu bushobozi bwabo, nkabona baroheza amafaranga kuri nimero yanjye buri kanya rwose. Anita Pendo yabaye icyitegererezo rwose mu buzima bwacu, batanze amafaranga yabo ku buryo budasanzwe. Imana rwose abo bantu niba nanyumva, ngiye papa w'uwo mwana wari urembye wagiye kuvuza umwana mu Buhinde, mbasabiye umugisha ku Mana, Imana ijye bagenda imbere n'inyuma. Ariko rwose bimbereye ikimenyetso cyo guhamya ndi umunyarwanda mu gihugu cyacu, rwose ishyirwe hejuru. Bafashije umuntu, shimira cyane umuyobozi wacyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nabo mukibonana rwose, Minisitiri w'ubuzima rwose, Imana ibampera umugisha, ijye ibafasha mutuyobore neza. Umuyobozi wacu w'akarere rwose wampaye ibitekerezo kandi byagize umumaro, Imana ibampera umugisha rwose. N'abanyarwanda mwakoze aho iyo mwabaga kandi abantu bose bitanze kubwo uyu mwana Noah. Mana ndatakambye ngo uzabampera umugisha, uhereye none ubagiriye neza, bamenye ko uri Imana iri hejuru ya byose. Dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Anita Pendo rero ndamushimira cyane byimazeyo, Imana izamuha umugisha. Anita Pendo ntabwo muzi, ariko njya mubona cyane ari kwikorera agasiporo kuri televiziyo. Byatumye mumenya cyane kuko hari umwana twiganye muri kaminuza y'u Rwanda, yafashe ifoto ayohereza abantu bamwe na bamwe bashobora kugira icyo bakora kugira ngo uyu mwana abashe kujya kuvurizwa mu Buhinde. Numva ngo yohereje iyo foto umuntu bita Anita Pendo. Anita Pendo yafashe iyo foto ayishyira kuri Instagram ye, ariko akiyishyiraho kubera ari umuntu uzwi n'abantu benshi rwose. Anita Pendo arakundwa pe kandi aranazwi. Abantu batanze imbaraga zabo zivuye mu bushobozi bwabo, nkabona baroheza amafaranga kuri nimero yanjye buri kanya rwose. Anita Pendo yabaye icyitegererezo rwose mu buzima bwacu. Hari abantu benshi nabonye rwose bagaragaje urukundo kubera Anita Pendo. Yashyize ifoto kuri Instagram rwose, ashyiraho umuntu akantu karimo karira. Ibyo byonyine gusa, nta jambo yavuze, ariko ababonye iyo foto batanze amafaranga yabo ku buryo budasanzwe. Imana rwose abo bantu niba nanyumva, ngiye papa w'uwo mwana wari urembye wagiye kuvuza umwana mu Buhinde, mbasabiye umugisha ku Mana, Imana ijye bagenda imbere n'inyuma. Cyane Anita Pendo rwose turagukunda cyane, Imana ijye kugenda imbere n'inyuma n'impande zose, ikurinde rwose. Ndayikuragije ngiye papa Noah. Nshimira cyane n'igihugu cyacu, burya dufite igihugu. Bajyaga bavuga gahunda ya ndi umunyarwanda, ariko rwose bimbereye ikimenyetso cyo guhamya ndi umunyarwanda mu gihugu cyacu, rwose ishyirwe hejuru. Bafashije umuntu, bafashije uyu mwana wanjye. Si ukuvuga ngo ndazwi, ntaho nzwi kuko ndi umumotari, ariko icyo nzwiho ni uko ndi umunyarwanda naho ubonye agaciro kayo. Igihugu cyacu cyemeye kumvuriza umwana, gitanga ariyo amamiliyoni yose. Rwose dufite igihugu. Umunyarwanda uri mu gihugu cyacu, waba uri mu bihugu byo hanze, wumve ko uri umunyarwanda kandi ufite igihugu cy'u Rwanda kirakuzi kandi cyita ku banyarwanda bacyo. Shimira cyane umuyobozi wacyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nabo mukibonana rwose, Minisitiri w'ubuzima rwose, Imana ibampera umugisha, ijye ibafasha mutuyobore neza. Umuyobozi wacu w'akarere rwose wampaye ibitekerezo kandi byagize umumaro, Imana ibampera umugisha rwose. N'abanyarwanda mwakoze aho iyo mwabaga mukakora mu mbaraga zanyu uko zingana, ubushobozi bwanyu. Ibikenewe aba ari byinshi mu buzima, ariko mwigomwa amafaranga yanyu
muyatanga kuri uyu mwana nziza Nowa rwose kugira ngo abashe kubona ubuvuzi. Imana ibampera umugisha. Shimira cyane umuyobozi w'ingabo rwose, nawe waritanze ubwiriza abamotari batanga imbaraga zabo, habaye inama ntunguranye n'amarira menshi, ariko Imana yakoreye muri mwe rwose. Muvuga ijambo ryiza, abantu baritanga, ubushobozi buraboneka, tujya kuvuza umwana. Imana ibampera umugisha, ndayishimira cyane. Nkomerezaho uburyo nakiriye agakiza, hari ibintu Imana yagiye inyereka muri njye. Ndi umumotari ntwara abagenzi hano mu karere ka Huye. Habayeho gahunda y'uko ngenda iteraniro muri njye. Habaye umunsi wa mbere ngenda ndimo mpimbaza Imana kandi ntwaye abagenzi. Amateraniro arangira saa 9, ndimo mbwira abantu Imana muri njye, kandi ndi gutwara abantu banyishyura amafaranga. Nta kibazo uwo munsi nigeze ngirana n'umuntu, nta mupolisi wamuhagaritse mu muhanda, ubwo Imana ntiyari kubyemera. Iteraniro uwo munsi rirarangira kandi narindi mu kazi. Bukeye nabwo riragaruka, ndimo mpimbaza Imana, ndirimba, abantu batura, mbabwiriza bakihana. Iteraniro rirangira saa 9. Noneho bigeze saa 9 umuntu arampamagara ati genda ungurira amavuta uyanshyirire umwana Isave kuri Safi Bernadette. Nise ayo mavuta agura ngaye. Ndagenda nyagura ibihumbi, arambwira ngo ayo mavuta agura 5,000. Ndagenda asanga ayo mavuta agura 3,500. Nubwo iki cya 5 kibaye icyanjye, kandi nawe ari bunyishyura icya 5 cyo kuyajyana, ubwo ni 3,000 ndabamukuyeho. Ndangije ndatumika, numva ko ntumitse, ariko ntazi uko azi ko amavuta agura 5 kandi nayaguze 5,000. Ndangije bijya ku mugoroba bigeze, njya gusenga mu materaniro, mbura amahoro muri njye. Ngiye kumva numva inyama zazamutse rwose, zahagaze, umuvuduko w'amaraso wahagaze. Ngeze aho mbwira Imana nti none se Mana mbigenze nte? Ati wa muntu wagutumye amavuta ukayagura 5,000 mubwira yo wayaguze. Kubera nari impangayitse, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ndavuga nti rwose Mana ndabyemeye, ndabivuga. Maje kwemera gutyo, numva za nyama zisubiye mu mwanya wazo, amaraso yongeye gutembera neza. Sohotse ndamuhamagara, ndamubwira nti urabizi nti amavuta yawe rero nayaguze 3,500. Nubwo aho we wajya kuyagura we ubwo baguhendaga. Ubwo mba mbohokanya n'Imana, arambwira ati ntacyo uzajya ukeyintwarira icyo cya 5 kizashireyo. Ndangije rero abantu, iyo burya muri wowe wabuze umujyanama muri wowe, ujye umenya ko Yesu yagiye, mutakiri kumwe, ujye wirikanyira mu nzu y'Imana, wegera abakozi b'Imana bagusengere, kuko Kristo aba yavuye muri wowe, hari izindi mbaraga zaje kugukoresha. Iryo joro rero Imana yarangendereye, yarangenda yiraza inkora mu kiganza. Maje kunkora mu kiganza yicarana nanjye, inyereka irambwira ati Imana yahaye kado u Rwanda, yahaye impano u Rwanda. Ngiyo mpano yari irimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndangije nyishimira ukuntu rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihugu cye ayobora cyemeye kuntangira ibifaranga byinshi. Ndi umuturage wo hasi utanazwi, gitanga bira bifaranga byose njya kuvuza umwana wanjye mu Buhinde. Nyishimira n'ukuntu abaturage b'u Rwanda bemeye gutanga ibifaranga byinshi, nkajya kuvuza uriya mwana mu Buhinde. Ni rwose Mana ujye bampera umugisha aba bantu bitanze. Ndangije nyisaba ikintu kimwe cyo reka nkigira ibanga, ariko nigisohora nzashima Imana, nzayishima. Irangije iranyereka ati rero hari amagambo 2 abantu bakwiriye kujya bitondera. Iranyereka ngo ijambo bita kwangana, inyereka n'irindi ryo gukunda, ariko ibisobanuro. Iranyereka ngo iyo umuntu yanze umuntu ngo burya bamwishe, ngiyo wanze umuntu ngo bingana no kumwica. Ariko ibinyereka ndi imbere y'imbaga nyamwinshi, bivuze ngo nkwiye kubibwira abantu. Iranyereka ngo uriya muntu uba wanze ubumwishe, ngese uriya muntu uba wanze hari ahantu ubuze umushyingure ye. Uriya muntu uba wanze ngo ubumwisha ariho, ubumwisha ahagaze,
ngo uba waramwishe warangiza ukamushyingura mu mutima wawe. Ngo abantu benshi bagendana amarimbi mu mitima yabo kubera urwangano rwishe. Ubwo rero abantu benshi kubera bagendana amarimbi mu mitima yabo, ndi bunabasengere rwose, nta wundi wadushoboza ariya marimbi tugendana mu mitima yacu, nta wundi wayarimburamo. Umuntu wayarimbura nta wundi usibye Kristo, usibye Yesu, kumwakira tukamwizera, tukizera ko ashoboye akaturimburira ariya marimbi ari mu mitima yacu. Yarangiza amaraso ye yamenetse hariya ku musaraba agatemba kuri ya mitima yacu akayoza neza. Umubyeyi Bikira Mariya yatubyariye umucunguzi, akoza Yesu ariya amaraso ye yamenetse akoza imitima yacu, akayomora ibikomere biri ku mitima yacu, urwango rukarimbuka mu izina rya Yesu mu mitima yacu, tugahinduka abana b'Imana, ahubwo tukera imbuto z'urukundo. Noneho anyereka na ririya jambo ryo gukunda. Kristo yaranyeretse ngo, Imana yaranyeretse ngo iri jambo ryo gukunda, ngo Imana yatanze umurima munini cyane ngo abantu bawuhinge, ariko abantu ntibawuhinga. Ariko abantu benshi, bake muri bo barawuhinga, ariko abandi ntibawuhinga. Ngo ni umurima w'urukundo. Uwo murima w'urukundo ni umurima ngo utazatwarwa n'isuri, umurima udakangwa n'amapfa. Ni umurima umuntu wese wawuhinze ntazigera ava muri iyi si adasaruye igiti yateyemo. Urwo rubuto wabibye muri uwo murima w'Imana, iyi si ntuzavamo urubuto wabibye mutaruriyeho. Ndabaha urugero. Umwana yarambwiye ngo w'umukobwa, ngo ku ishuri bamwirukanye, ngo nimutangira amafaranga 40,000 nibyo bisabwa. Icyo gihe natwaraga akaviromoteri. Biragoye utwara akaviromoteri ukikura amafaranga yawe, ariko Imana ingirira ubuntu ndayikura ndayamuha. Imyaka 8 yarishize, kandi uwo muntu namufashije turi mu karere ka Gicumbi. Imyaka 8 ishize, aho ngenda hose ngenda mpingukira i Huye, ariko mpura n'umuntu arambaza ngo mu buzima bwawe ubayeho wafashije umuntu umuhaye amafaranga angahe? Icyo ni ikibazo gikomeye ntanibuka ko hari icyo nakoze. Ndamubwira nti mu buzima bwanjye nafashije umuntu umuhaye ibiceri 200. Ntinumva ko mufashije, nta kibazo mfite, nanishimye rwose. Uwo muntu asubirishamo ngo tekereza neza abantu wafashije uhaye amafaranga umbwire. Nibuka ko ni njya ntwereye 20, ubundi 10, ubundi 15, ubundi 5, ntibiterwa n'ukuntu umuntu angezeho mpagaze. Arambwira ati tekereza neza kuvutse kugeza uyu munsi abantu wafashije uhaye amafaranga wabahaye angahe? Nibuka ko nigeze kurira akana k'agakobwa muri segonderi 40,000. Ni ako kana karangije kwiga kabaye n'akamaseri. Uwo muntu ambaza ibyo bibazo, numvaga tutakiri mu isi, turi mu ijuru, mbona ari Imana iri kumpata ibyo bibazo. Ndangije rwose uwo muntu nkivuga nti na 40,000 aravuga ati amafaranga menshi uvuze ko wafashije umuntu ngiye kuyakubisha 10 nyagushya. Ati n'umuhigo nahigiye Imana. Uwo muntu rwose Imana izamumpera umugisha. Urumva ko igiti nahinze nubwo cyatinze kwera, imyaka 8 igashira, nagisaruriye i Huye, kandi uwo murima urwo rubuto narutangiye mu karere ka Gicumbi. Imyaka 8 igashira, ariko nkasarurira i Huye. Uwo muntu Imana imumpera umugisha. Urumva ko Imana uwo murima kuwuhinga nta gihombo. Ushobora kwibaza ati se Imana wahinga umurima wayo gute? Hari umuntu Imana izakoherezaho ukabona ko ukwiye kugira icyo umukorera. Ushobora kumubona yambaye bodaboda wenda zicitse cyangwa imyenda icitse, ukaba wavuga ati ariko muri we hakazamo umwuka w'umujyanama, akavuga ati uriya muntu nyamara umuguriye udukweto waba uhinze umurima w'Imana. Cyangwa se uriya muntu ndore wenda agashati ke kacitse, ukaba wagenda ukakamugurira pe, kandi uwo muntu ntiwaba umuzi, waba uhinze umurima w'Imana. Guhinga uwo murima rero ni mu nzira nyinshi Imana izagenda igukoresha, ukabona ko ari Imana imukoherejeho. Iryo jwi rero uzumva
uzihangane uryumvire kuko azaba ari ijwi ry'Imana. Nuryumvira uzahabwa umugisha, uzaba uhinze umurima w'Imana. Imana ibampera umugisha. Soza rero reka dusengere urwango. Abantu bafite urwango muri bo tugiye gusenga Imana, niyo yarurimbura, niyo yabasha. Twebwe ntitwakwishoboza, turi abanyantege nkeya. Tugiye guhamagara imbaraga z'ijuru, duhamagara imbaraga z'Imana ziturimburira amarimbi ari mu mitima yacu. Data, turagushimiye, uri Imana ishoboye, uri Imana igira neza, uri Imana itabara. Aka kanya duhamagaye imbaraga z'ijuru, duhamagaye imbaraga za Yesu Kristo, duhamagaye amaraso yiwe azamanuke ku mitima yacu, aturimburira amarimba ari mu mitima yacu, aturimburira urwango uhereye none, arimbura urwango ruri mu mitima yacu. Data mwiza, amaraso yawe yamenetse amanukire mu mitima yacu, aturimburira amarimba ari mu mitima yacu, yomora ibikomere biri mu mitima yacu. Uhereye none duhabwe kwizera, twizere Yesu Kristo ko yatubambiwe, ko yakubiswe kubera twebwe, ko yabambwe kubera twebwe, ko yacunaguzwe kubera twebwe, ko yatewe icumu mu rubavu kubera twebwe, kubera ibyaha byacu. Uhereye none tubabarirwe mu izina rya Yesu. Data, duhamagaye Mwuka Wera aza twiyoborere, aza dukoresha ibikwiriye. Dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo, twiyambaje Data wa twese wo mu ijuru. Turashimye Mwami Yesu kuduhaye izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi abantu bose bitanze kubwa uyu mwana Nowa. Mana, ndatakambye ngo uzabampera umugisha. Uhereye none ubagiriye neza, bamenye ko uri Imana iri hejuru ya byose. Dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen.